ngaya ya majwi y'ibanga ya wa mukobwa wakorewe ubugome bw'indengakamere. Mu gitsina hahise hazamo ibintu by'ibisebe bisizeho ibintu bimeze nk'aho ari nk'umweru, hakahora hanyenya amazi hirya mu kibuno. Mugiye kuyumva kandi bize kubera isomo buri mukobwa wese n'umugore wo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga. Mwibuke gukora subscribe ku Kingdom. Nitwa Eric Ratu. Ubwo ngo ndakujya hejuru ngo tubikore ngo nibwo ngo ibintu byose ngo bizabe kuvuye ngo bituma utabona uwo mugisha. Uwo mugabo bita Tobari impano y'Imana wamumenye ute? Mwamenyanye mute kugira ngo agutuburire? Impano y'Imana Tobari ko twamenyanye. Ngewe ndahuye n'umuntu w'umukobwa. Uwo mukobwa arambwira ati yarabanje anyohereza video. Akohereza video? Yego, ya Tobari n'undi mubyeyi barimo batubura amafaranga. Yego. Naho mtamubwira ati umva ngubu rero nangiye kumuhamagara azambe ku mafaranga. Yego. Arambwira ati nibyo nimba bishoboka umuhamagara ntabwo kuko nange nigeze kujya barayamba. Okay, ako kanya nahise muhamagara. Cyabikora ikintu ndibuka ntabwo nibuka ari mu kwezi kwa kangahe. Ibyo nta kibazo apfa gusa n'uyu mwaka wa 2024. Yego. Ubwo maze kumuhamagara twahanye gahunda, ariko muri iyo gahunda twaravuganye arangije ambwira ibyo ndi bukore. Yego. Maze kubimbwira ndabikora. Maze kubikora arambwira ati rero ako kanya ahita wohereza iganziye y'inzoga. Nahise ko mbwira mu matima nguza amafaranga ariko njye ndi mu kazi ko mu rugo nyine. Yego, ubwo ni nacyo ukora akazi ko mu rugo? Yego, nkora akazi ko mu rugo. Yego. Mama yaragiye nyine arashakisha anyohereza 10,000. Na murumuna wanjye anyohereza 10,020. Tobari mbamwohereje mu 10 kuri telefone. Yego. Ayandi arambwira ati wozaze nsange ku gicumbi cy'ababyeyi. Yego. Naragenda hamusanga ni ku Gisozi. Uretse gato. Hanyuma mbere yuko ujya ku gicumbi cy'ababyeyi uravuze ngo yansabye ibyo nkora ndabikora, maze kubikora ansaba ko namwohereza amafaranga ayo ngayo wakuye muri mama wawe yagushakiye. Ibyo yagusabye wakora ni ibiki? Yarambwiye ati ambura ubusa, ufate intoki zawe uzishyire mu gitsina. Yego. Okay, narabikoze kuko nari nyine ngo agiye kumpereza impano. Yego. Ikintu cyambaje rero nuko ntanayibonye. Yego. Ubwo ibyo ngibyo umaze kubikora, umaze gushyiriza intoki zawe mu gitsina nk'uko yagusabye, ntabwo agusabye ngo wifotoze se umuyifoto? Yego, nayo narayimuhaye. Wamuhaye ifoto? Nayo narayimuhaye. Urangije umubwira ko wabisoje kubikora, akubwira ko ukora iki kindi? Yahise ambwira nyine ngo nimwohereze amafaranga. Umwoherereza angahe? Namwohereje 10,000. Yego, kumwohereza 10,000 hanyuma ngaho komeza. Maze kumwohereza 10,000 nyuma twarangiye turavugana. Yari kuri 18. Yari kuri 18. Cyabikoze ntabwo nashoboka ngo kwa kangahe. Yego, mwakoreshaga WhatsApp cyangwa mwakoreshaga guhamagarana bisanzwe? Hari aho twahamagarana, hari aho twakoreshaga WhatsApp, ariko njyewe nagiye bisibe ibyo twavuganye. Ariko hari amajwi make wenda waba ufite? Yego, mfite ijwi rimwe ryo ndarifite. Ndarifite rwose. Ngaho komeza. Ubwo ngubwo narateze ndamusanga kuri 18. Yego. Maze kumusanga mpita muhereza bya bindi 10 bisanga bya bindi 10 babaye 20. Umusanga aho ngaho yari yakubwiye se ngo ni ku gicumbi cy'ababyeyi? Yego. Ni mu kahe gace wamusanze? Ni muri Kirehe? Ni Kigali? Ni Kigali ku Gisozi. Ku Gisozi niho atuye se cyangwa ni haba? Oya ni hakorera, ni ababyeyi baba. Niho abo babyeyi be baba? Yego. Babyeyi bwoko ki? Bwo nabakurambere? Nabazimu.
ariko wenga bita ngo n'ababyeyi twebwe niko tubizi. Naragiye nyine basangayo. Gishika narambuye inkweto vuba cyane. Ni mu nzu mwabikoreye cyane hanze? Ni mu nzu. Yego. Ubwo arangije amurikira ababyeyi amafaranga muhaye. Abwira ababyeyi amafaranga. Abo babyeyi warababonye? Hoya. Ese afite amafaranga muhaye. Ayafite mu ntoki nyine amera nk'uri kwiyereka nk'umuntu bari kumwe kandi ari kwiyereka babazimu. Yego. Ngo arangije akomanga hasi. Ngo babyeyi ngo wa mwana ngo twamuzanye. Mwari muri salo, mwari muri mu cyumba, mwari he? Twari turi mu cyumba. Ngewe yankuye muri salo turakomeza tujya mu cyumba. Yego. Ashira bikuveho ngarabanza kujye hejuru mu bikore ngo nibwo ngo bizatuma ubona umugisha. Ngo niho imyako n'imikoshi biri bumveho. Iryo jambo akunda kubikoresha cyane ngo imyako n'imikoshi. Narabyemeye kuko nenzi ngo mugani ngiye kubona umugisha. Narabyemeye kwanza sinaragira ubwoba cyo koze bwari bwa mbere nashanambabaje kwanza. Uretse gato ubundi yari yakwemerera amafaranga angahe kugira ngo ibyo byose bibe? Wari wamwatsa amafaranga angahe? Nari mwatse miliyoni 5. Yego. Mubwira ngo ngiye kubakira iwacu. Yego. Ubwo tubisoje ibyo ngibyo narasohotse aranga tukibisoza ese ambwira mubisoza se abantu hari uburyo babisozamo naye ndi umuntu mukuru. Hari uburyo babisozamo babikoze nka turo imwe ebyiri eshatu mubisoza mwabisoje kuri turo imwe mwakoze igihe kirekire ni gute mwabisoje? Oya nagari igihe kirekire. Agari igihe kirekire cyane. Ni inshuro imwe pe aho sinabe. Yego. Ni inshuro imwe ariko nayo ruba ntabwo ari yoroshye. Ubwo ngubwo arangije ababyeyi batamubwira ngo nakira uko amafaranga. Ababyeyi baramubwira ngo nakire ku mafaranga? Igihe baba bari byacira. Ngo we yacireho? Yego. Abo babyeyi warabumvaga? Pe narabumvaga n'ukuri pe. Bari baba bari munsi mu butaka hasi. Munsi mu butaka hasi. Ukajya wumva bavuga ariko ntubare ikintu kikuvuga ariko ujya wumva bari kuvuga munsi. Ubwo nyine nanjye nakoze byo ari kumbwira nyakiraho. Barangije baramubwira ngo kuraho inoti imwe ngo uyimuhereze. Bari za 5 zikonje. Arangije ampereza 5 baramubwira ngo rero ngo nagende ngo yihuse ajye gushaka 120 ngo kunde ngo umuhereze ayo ngayo. Naramubwatira tobari nge ntabwo nabona 120 ngende umukene. Sinakubwira akazi nkora ngende umukozi wo mu rugo ntayo nabona. Yego. Ngoke ngo cyese ngo numbera ngo umugore rero ngo ngo turaguha ngo 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 tambera umugore ngo buri ko ngukeneye ngo ujuza ngo nkubone. Ngo genda rango ushaka 120 nango atariko n'ubwo kubimbira ntayo nzabona. Yego. Ibyo ngiri daje kwengera ati rero nibuze kujana 20 tuzayabona genda ushaka uzabona. Naragiye. Ndagenda ndashakisha ndakuzaguza mu itsinda ibindi 40. Kuri 27 z'ukwa karindwi tena. Kuri 27 z'ukwa karindwi wagiye mu itsinda urongera ufata 40. Yego. Ndamubwati rero amafaranga ubu gutya nabonye 40 nibyo mfite nimba yemera ngiye mfitanya koherereza. Bo ahitambwira ngo yohereze ngo kano kanya nta kibazo ngo ariko ngo ugende ngo bategura ngo n'igikapu ngo dute ngo tuyashyiramo. Agenda n'igikapu pe. Yego. Bo maze kugenda n'igikapu ntaye nabonye kuva kuri 27 kugeza ubu mu kwa 8. Ugenda n'igikapu se ugenda n'igikapu icyo gihe bwa kabiri ngo ugende muhite muyashyiramo mwahuriye bwa kabiri? Aho ntabwo twahuye twavuganiye kuri telefone. Aho yarambwira ati fata igikapu akakanya sinshaka wiguza turabigukorera aho ngaho. Nanjye ntekereje amatike mugana ndi no kuvana no kuyaguza mu itsinda ndavuga ati mugane reka niba ibyo ari kumbwira. Ahise ko nakira gutyo mana yanjye mbitekereje n'agahinda pe.
tabiteye agahinda mu by'ukuri. None se ko ntago yaguteye inda, nta kibazo wigeze uhura nacyo ko mwaryamanye? Okay, nta yanteye, ariko nanone nahise nkuramo indwara. Indwara nagiye kuyivuza banje amafaranga menshi. Ndayihora nyine mfa kugura imiti ya makeya. Ariko ntago ari sida, sindi biki bindi. Ariko kuko bambwiye ngo nge nta mituweli ngira kuko wacu ntago twishoboye, bisaba ngo ufite mituweli nagenderaga kujya kugura ibinini cyangwa se n'imiti. Yego. Muri farumasi bambwira kugira ngo tukuvure. Ni kwa Cecile, gusa sinibuka ngo hitwa gute, ariko nahandi bita kwa Cecile. Bambwira kugira tukubwire icyo urwaye uzatanga 30,000. Kandi mbere ntarabikora nta ndwara nagiraga mu buzima bwanjye, ariko akimara kubinkorera nahise nyirwara. Warwaye indwara imeze ute, yari ifite ibihe bimenyetso? Okay, ibimenyetso rero mu gitsina hahise hazamo ibintu by'ibisebe bisizeho ibintu bimeze nk'aho ari nk'umweru, hakahora hanyenya amazi. Hirya mu kibuno haza ikintu kimeze nk'igiheri, se niko twabivuga, kinini. Noneho sinjye kuri toilette, simbishobore mbese, bikagorana, ntibinemera ahubwo noneho. Yego. Ibyo byarakomeje. Nyuma yaho hajya hazamo amashyira anuka, birise ntabasha gutera intambwe, ntaryama ndicara. Mbona aramuhamagaye numva bikomeye, narabuze amafaranga, narivuje kugeza ubwo amafaranga nayo yabura. Ndamuhamagaye arambwira ngo rero kugira ngo ureze amafaranga yo kwivuza, mbona ko nguzemera ngo ukabanza ukongera ukamba. Yego. Ntacyo wanjye ngibyo ko numva bigoyera, ntabwo nabishobora. Rero ngo uzaze ngo nguheza umugisha ngo ugende wivuze. Okay, uwo munsi nari bugiye koko, kandi kuko nabuze amafaranga nyine basi nzapfa kugenda bikayampa mugana. Nkimara kugera aho nagategeye moto, ni ukuri namuhaye umumotari, aramwitaba, baravugana, bamuca 2,000 kugira ngo umugereho. Yego, arabyanga ati wapi nabyihorera. Nari ngiye kugeraho ubwo ahita byanga, ndabyihorera ati. Nigarukira mu rugo, nkomeza ndwara mu rugo, cyangwa narwaye nk'ukwezi kose, n'ubu sindakira, ariko biri koroherwa nyine, ndabasha kugenda ndicara ndaryama nta kibazo, ariko n'ubundi ndacyashaka indi miti nyuma y'icyo gihe.